Ese wari uzi ko miliyoni 9 gusa zishobora kugura ubutaka bwavamo ibibanza bitatu? Hari abantu bari kwicuza impamvu bataguze ubutaka i Muhanga mu myaka 3 ishize kubera ko aho baguraga miliyoni 2 cyangwa 3 uyu munsi aragura miliyoni 10, 15 ndetse zinarenga. Uyu munsi rero nabazaniye amahirwe adasanzwe. Ubutaka bunini cyane uri ahantu heza i Muhanga, umudugudu wa Karama muri site ya Ruri. Ubutaka burimo inzu ushobora kuvugurura ugahita uyituramo. Kandi ikintu gikomeye kurusha ibindi byose, nyirabwo arashaka miliyoni 9 gusa agahita ajya kwiturira mu misizi. Niba ushaka gutura ahantu heza, gushora amafaranga mu buryo bw'ubwenge cyangwa kubaka umutungo w'ejo hazaza, iyi video uyirebe kugeza ku musozo. Kubera yuko ushobora kubona amahirwe abantu benshi bazicuza ko batamenye ku gihe. Iki kibanza giherereye i Karama muri site ya Ruri mu karere ka Muhanga. Aha ni hamwe mu hantu hari gutera imbere cyane muri Muhanga muri iki gihe. Hari imiturire myiza, abaturanyi beza, access nziza, iterambere rigenda ryiyongera buri mwaka. Iyo ugeze aha hantu uhita ubona ko ari ahantu hafite hazaza heza cyane. Kandi ikintu cyiza cyane kuri ubu butaka ni uko ari bugari cyane kandi buri muri site nziza ishobora gutera imbere ishoramari ryawe mu gihe kiri imbere. Reka mbabwire ikintu gikomeye cyane abantu benshi batahise babona: ubunini bw'ubutaka n'amahirwe burimo. Ubutaka bufite ubuso bwa metero kare 1315. Bivuze ko iyi sambu ishobora kugabanywamo ibibanza bitatu bingana, buri kimwe gifite ubuso bwa metero kare 438. Nkuko mwabibonye kuri video, igice kimwe kirimo inzu mwabonye, ikindi gice gikubye kabiri ahari inzu kiri inyuma gihinzemo imyumbati. Uramutse uvuguruye iyi nzu wahita uyituramo cyangwa ukayikodesha, maze ubutaka busigaye ukabukatamo ibibanza 2 ukabigurisha nyuma ukabonamo inyungu, cyangwa ukubaka inzu zo gukodesha. Yandi magambo, ntabwo uguze ubutaka bumwe gusa, aho uguze opportunities 3 zitandukanye muri package imwe. Reka tuvuge ukuri, iki giciro ni amahirwe akomeye. Muri iki gihe kubona ubutaka bunini gutya buri ahantu heza, burimo inzu kandi buri mu mujyi uri gutera imbere nka Muhanga kuri miliyoni 9 gusa, ni amahirwe akomeye cyane. Hari abantu bazareba video nyuma y'umwaka umwe bakavuga bati, iyo mba narafashe icyemezo kiriya gihe. Kubera iki? Kuko ubutaka ntibwiyongera ariko abantu bariyongera buri munsi. Iyo abaturage biyongereye, ibiciro birazamuka, ababukenera bakiyongera, agaciro k'ubutaka naho kakazamuka. Abantu benshi batekereza ko ishoramari ryiza rihenze cyane, ariko kuri ni uku amafaranga menshi akorerwa mu mahirwe abantu basuzuguye imbere. Reka dutekereze ku mishinga yashoboka kuri ubu butaka bunini gutya. Aha hantu ushobora kuhatura nk'umuryango, kuhakora apartment, kubaka inzu zo gukodesha, kuhakorera boutique cyangwa se business zitandukanye. Yewe ushobora kugabanyamwo ibibanza 3 ukagenda ubigurisha ukunguka nyuma. Ikindi kintu gikomeye, site ya Ruri iri gukura cyane. Ibi bivuze ko agaciro k'aha hantu gashobora kuzamuka cyane mu myaka iri imbere. Abantu benshi babona amahirwe nyuma y'uko amaze kugenda. Abazi gushora neza bagura mbere y'abandi. Nshuti yanjye, hari ikintu gikomeye abantu bicuza cyane: amahirwe batakoresheje igihe batinze gufata icyemezo. Uyu munsi ushobora kuvuga uti nzabitekerezaho nyuma, ariko nyuma nibwo ibiciro bizamuka, amahirwe akabura, ugasanga amafaranga yarahari atakibashije kuguha icyo washakaga. Icyemezo gito uyu munsi gishobora guhindura ubuzima bwawe. Tugera ku musozo. Niba ushaka ishoramari rifite ejo heza, ahantu heza ho gutura cyangwa ishoramari ryo kubaka umutungo, ubu butaka bwabonetse Karama ya Ruri ni amahirwe ukwiye kureba nonaha. Hamagara umubaza amakuru hakiri kare, kuko imari nziza nk'izi nizimara igihe kinini ku isoko. Urakoze cyane gukurikirana Fortran 2050.
Niba ukunda content nk'iyi, kora like, comment, share ndetse ukore na subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi mahirwe akomeye ari i Muhanga n'ahandi hose hatandukanye. Tangira kare uzagere kure, shora mu butaka.